Uyu muvugana ni Nzungu Gadi, tugiye kuvuga ku ngingo irebana n'ubuzima bw'umuntu, bukaba bushingiye ku bintu byinshi, ariko turabanza tujye ku ngingo ivuga ibirebana gusa no gufasha abarwaye indwara y'umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, icyo bita hypertension, y'abandi benshi bita ngo ni indwara y'umutima, ariko aba ari indwara bita maladie circulatoire, aba ari indwara y'imitemberere y'amaraso ishamikiye ku mitsi ikomoka ku mutima n'ibyo, ariko iyo mitsi ikaba ifite ibibazo bitandukanye. Iyo hari imitsi uko ivana amaraso mu mutima, inzira zigenda ziba ntoya, ariko ku mpamvu wenda navuga zigera kuri 3, ni igihe haba mu mutima, mu mirire yawe, mu maraso yawe harimo amavuta menshi bita proteine animale, ibindi biryoherera, ibindi by'amavuta byitwa graisse, yarangiza bikagira icyo bita cholesterol nziza cyangwa mbi, ariko yaba nyinshi mu mitsi bigatuma imitsi ihinduka mito, yarangiza cyangwa se ikagira inzira ntoya, amaraso akagendana umuvuduko, presiyo yayo ikaba hejuru, kuko nubwo babyita ngo ni hypertension, aba ari terme technique y'ikiganga, ariko icyo bashatse kuvuga n'icyo bita haute tension arterielle. Yarangiza kubw'ibyo rero iyi ndwara ntabwo ari nziza, kuko imitemberere y'amaraso nibwo bushingiro ry'ubuzima bw'umuntu. Kubw'ibyo rero ibikenewe cyane byihutirwa ni ukumenya neza ni iki umuntu yakorera iyi mitsi. Iyi mitsi igomba kugira inda nini, iyi mitsi igomba kuba izibutse, iyi mitsi igomba kuba igwiriye, iyi mitsi igomba kuba yoroshye, cyangwa se ubwo mvuze ngo igwiriye ni ukuvuga ngo myinshi, kuko hari igihe kuba mitoya byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Wabwirwa n'iki? Ni igihe umutwe uremera, ni igihe mu gihorihori haka, ni igihe wumva mu ibere ry'ibumoso harimo akantu kameze nk'agasonga, ni igihe wumva akaboko kw'ibumoso karuha, ni igihe ugenda ukumva mu maguru hadafite imbaraga, ni igihe wumva ufite ubute mu kubyuka, mu rukerera, ukaba rero uba ukeneye ibyagufasha. Mu bintu byagufasha rero ufashwa n'ibintu bizibura imitsi, bikagabanya umunyu mu maraso, bikagabanya ndetse na proteine mu maraso, ubwo ku rugero rwiza. Ibyo rero ni nka pome imwe, ni karoti imwe, ni concombre imwe, ni onyo imwe, ni indimu, maze ibyo bintu ukabikoresha iyo salade, yarangiza ugashyiramo amavuta ya elayo, yarangiza ayo mavuta ya elayo ukabikoresha iyi salade. Rero iyo bavuga nk'ikintu ngo ni pome, baba bavuze ikintu gikomeye cyane, kuko ari ikiribwa gifite akamaro kanini cyane. Bavuze concombre bavuze ikintu gikomeye cyane, bavuze indimu bavuze ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya neza, ngo nibura tubitekerezeho kandi tujye tubikora mu buryo bwimbitse. Pome rero usomye nko mu gitabo cyitwa Santé par les aliments, ugasomamwo iryo jambo ryitwa pome gusa, ukazasoma ikindi gitabo cyitwa, ibyo nabyo birafasha kugira ngo nibura abantu bajye barushaho kumenya neza ibisabwa, kuko hatabayeho kubimenya neza byaba ikibazo. Muri iki gitabo ngiye gusoma cyitwa Santé par les aliments, bakoreshejemo ijambo pome, bavugamwo page 216, bavugamwo iri jambo rikomeye. Pome ni itunda cyangwa se ni urubuto rufite akamaro ku gifu, amara manini, ibyo bita gros intestin. Pome igira akamaro ku mitsi, pome ifite akamaro ku mwijima, pome ifite akamaro ku ndwara z'ibyuririzi zo bita infection, pome ikagira akamaro ku rukingo no mu kuvura kanseri. Ubwo ni ibintu bigera kuri 5 ifashaho. Rero iyo igeze ku mutima ifite akamaro kanini, navuga kuko igabanya umunyu mu muntu, ikagabanya amavuta, ikazibura amara. Muri ubwo buryo bwo gukora kwayo bituma yiyambazwa mu kuvura umutima, kuko igeze aravuze ngo elimination des ions de sodium qui provoque une contraction des artères, une augmentation des volumes du sang et une rétention d'eau dans les tissus. Il remplace le sodium par l'iode de potassium qui normalise la pression artérielle et améliore le fonction du cœur. Ahangaha kuba byumva wenda hari n'ubwo rurimi rw'igifaransa, ifite gusohora umunyu ari nawe utera imitsi kumererwa nabi, ikagituma amaraso yiyongera mu mitemberere yayo myiza, mu muvuduko mwiza, igatuma imihore y'imitsi yoroha, kandi ikongera potassium, igabanya umunyu mu maraso, kandi ituma umutima utera neza. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gutuma pome ifasha umutima.
noneho igabanya umunyu kandi ikagira potasiyumu nziza, bigatuma umwijima ukora neza. Iyo pome rero iyo uyifashe n'indimu na concombre ukabikatakata neza, ugashyiraho karoti, ugashyiraho era y'ibiyiko bibiri, kuri wowe uba uvuye indwara nyinshi. Bwa mbere uba uvuye wa muvuduko w'ikirenga w'amaraso, uba uvuye umwijima. Ku mwijima byonyine ubwabyo gusa bigabanyamwo wa munyu na ya mavuta, bigatuma umwijima uba woroha. Icyo ni ikindi. Ntabwo ari aho bikora gusa, pome ikora na ya ndimu na erayo, bikora no ku byo bita acide urique, ari byo biba byinshi bikomoka ku nyamaswa, yarangiza urugimbu rwayo graisse saturée ikomoka mu nyamaswa, habamwo ngo rugimbu cyangwa se ayo mavuta cyangwa se ibyo abandi bita amashushi, yarangiza biragenda, yarangiza byo ubwabyo bikazibya umutsi. Ariko pome yigezemo cyangwa indimu cyangwa erayo cyangwa concombre biragenda bikabivangira neza, bigasohoramwo umunyu n'urugimbu, yarangiza amaraso agasigara ataremereye ari meza. Ibyo rero bigatuma une kilo de pomme produit une alcanisation du sang qui facilite l'élimination de l'acide urique à travers l'urine. Pome yigezemo ifata zandurwe zavuye mu mpyiko, zavuye mu maraso, bya bisigazwa by'indurwe, bya proteine, by'ayo mavuta, yarangiza ukabyihagarika, bigatuma umuntu abyimbuka mu ngingo, ntagware gute, icyo ni kimwe, ntagware umutima, icyo ni ikindi, ntarwara umwijima, icyo ni ikindi, ndetse évite aussi la dégénération de cancéreuse du corps. Pome iri mu bintu bifasha gutuma umuntu atagwara kansere yo mu mara. Urumva ko ubwo pome iyo ihuye n'indimu, wenda ntagiye kure cyane ngasoma igitabo cyitwa Santé par les plantes, ikindasomaga cyitwa Santé par les aliments, ugasoma ingingo mu ngingo ivuga concombre gusa, ikintu kimeze nk'agahaza. Concombre ni ikiribwa cyiza, ariko abantu benshi cyane batanazi ko gikomeye kandi aho gikomeye. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura page 315 y'iki gitabo havuga concombre, akayivugaho ibi bintu bikurikira. Aravuze ngo la salade de concombre nature, aussi on préfère avec du citron et du persil, manger le soir à la vertu de nettoyer l'estomac, les intestins, le foie, rere et la gorge. Iyo nka concombre yonyine ifite ubushobozi, iriwe ari nimugoroba, ikavangwa n'indimu n'inzoga bita persile, ukabirya nimugoroba, waba wogeje igifu, wogeje amara, wogeje umwijima, wogeje impyiko, wogeje n'umuhogo. Ubwo hano mu maraka haroga, mu mpyiko hakoga, mu mara hakoga, mu gifu hakoga. Pome niyo ifite bwa bushobozi bwo gukora kuri za ndwara eshanu. Noneho na concombre nayo ikaba ifite akamaro gakurikira. Birahagije kumenya neza ko ubu buzima buvanze, ushyizeho noneho na persile. Ubwo aha tuvuga ni persile na concombre gusa. Rero mu ngingo nyamukuru twavugaga ni umutima ufatire pome, ufatire karoti, ufatire indimu, ufata concombre, bikatakate neza. Iyi salade wayikora mu buryo butatu. Warya salade isanzwe ikatakase, warapa, wabisya bikaba icyo bita smoothie, yarangiza ubwo ukarya. Ushobora kubikora iminsi 7 uri kurya mu gitondo kuko harimo amavuta ya erayo, yarangiza aka ni akamaro ka mbere ko gukoresha mu kuvura indwara y'umutima. Murakoze cyane.